Uko wahisha mesaje za WhatsApp zitabonwa n'undi uwo ari we wese usibye wowe gusa. Amabanga 5 akomeye ushobora gukoresha ubu ntihazagire umuntu wongera kubona amabanga yawe ya WhatsApp muri telefone yawe. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu 5 wakora ukarinda telefone yawe. Amabanga yawe yose ya WhatsApp ntazagire umuntu uyabona. Nko gusoma mesaje utabimuhaye uruhushya, nko kujya mu butumwa bwawe bwo muri WhatsApp utamuhaye uruhushya. Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe muri iyi video. Nyuma y'iyi video uraza kuba wasobanukirwa neza ibintu ushobora kuba wakora ukarinda WhatsApp yawe, ukayirindira umutekano, ntihagire umuntu ushobora kuba wayinjirira. Hari abantu bakunda kureba muri telefone z'abandi cyane cyane message, ariko nyuma y'iyi video ntabwo bizongera kukubaho. Tugiye kurebera uburyo 5 bwizewe bwo guhisha cyangwa se kurinda ubutumwa bwawe bwa WhatsApp. Ngiye n'ibintu mugiye kubana kuri iyi channel Kuweragiye Dani. Niba ari ubwa mbere uhageze ntucikwe, rero iyi video kugeza ku musozo, ushyire like na share kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano, kugira ngo tujye turushaho kujyana mu biganiro bigenda bitandukanye kandi twungurane ubwenge n'ubumenyi. Reka tugendere turebere hamwe rero ayo mabanga ushobora kuba wakoresha kugira ngo WhatsApp yawe uyirindire umutekano, ntihagire umuntu ujya ukunda kuyinjira ku buryo wamuhereza telefone akabura uko ashobora kuba yakwinjira muri WhatsApp. Mbahaye ikaze rero. Uburyo bwa mbere tugiye kuba twarebera hamwe nibwo bita Archive WhatsApp. Uburyo bwa mbere ushobora guhisha ubutumwa ni Archive. Iyo ufite chat wifuza guhisha, fata kuri chat uhitemo ukande Archive Info, agashushanyo gasa n'agasanduku k'ipaki. Hanyuma ikintu nahita ukora, jya muri Archive Chat, kigaragara ku rutonde rwa chat zose, kandi ushobora no gushyiraho muri setting, naho ushobora no kuba wahanyura ku buryo itazongera kugaruka igihe baguhamagaye cyangwa bakwandikiye ubutumwa bushya igihe buramutse buje. Ushobora kuba ubwo buryo wabukoresha. Aha ni ahantu heza cyane ku bantu bashaka kugira amabanga hagati yabo n'umuntu umwe, kugira ngo uwo muntu atazigera abona ubwo butumwa bwawe. Ushobora kuba wakoresha ubu buryo bwa mbere bwo bita Archive WhatsApp. Uburyo bwa kabiri ushobora kuba wakoresha kugira ngo urinde amabanga yawe kuri WhatsApp, icyo bita Fingerprint Lock. Fingerprint Lock ni uburyo bwiza cyane kandi bwizewe ushobora kuba bwakurinda WhatsApp yawe ntihagire umuntu ushobora kuba wayinjirira. Ubu buryo bwa kabiri ni Fingerprint. Iyo ni uburyo bwa WhatsApp ubwayo, ujya muri setting, ugahita ujya ahantu handitse ngo privacy, ukajya ahantu handitse ngo Fingerprint Lock, ugashyiraho igikumwe cyawe. Ibi bivuze ko nta muntu uzongera gufungura WhatsApp yawe adafite igikumwe cyawe. Urumva ko kari uburyo igikumwe nta muntu ugihuza n'undi muntu cyangwa se urutoki runaka. Iyo washizemo fingerprint kuri WhatsApp yawe kugira ngo yinjiremo, nta muntu n'umwe ushobora kuba yajya muri WhatsApp yawe atari wowe umuhaye uburenganzira cyangwa se utakumukorera ngo kuri fingerprint. Ubu buryo bwizewe cyane ku bantu bafite telefone nyinshi zikoreshwa n'abantu benshi, cyane cyane nk'abantu benshi bafite smartphone. Urumva ko hafi telefone zose zifite fingerprint. Uburyo bushobora kuba bwakorohera kandi ni uburyo bwizewe kuko umuntu ntabwo ashobora kuba yakwinjira akajya ngo abone uko ajya muri WhatsApp yawe. Uburyo bwa gatatu tugiye kuba twarebera hamwe muri video ushobora kuba warindamo WhatsApp yawe ukayirindira umutekano ni ugukoresha App Lock. Ubu buryo bwa gatatu ni ugukoresha App Lock. Zunganira mu kubika amabanga yawe, cyane cyane hari application menshi nka App Lock cyangwa se Secure Lock cyangwa se NATO App Lock, nazo n'izindi application ushobora kuba wakoresha mu buryo kuba warinda telefone zawe ukazirinda WhatsApp yawe wayirindira umutekano. Izi application zemera gushyiraho code cyangwa se patina, kwa kundi umuntu afata telefone ugasa nk'uri kwandikamo ukuntu, nicyo bita patina. Ku ma app zose harimo na WhatsApp ubu ufite umutekano ku buryo bwa kabiri cyangwa se telefone yawe, ku buryo ushobora kuba warinda umutekano ukoresheje patina
nabwo bigiye kuba nk'ara haraguru tumaze kureba uburyo bwa fingerprint. Telefone ifunze cyangwa se WhatsApp yawe ifunze, ushobora kuba wakoresha icyo bita fingerprint. Tugiye kuba twarebera hamwe rero uburyo bwa kane, aribwo bita hide notification. Uburyo bwa kane ni uguhisha notification. Hari ubwo ubutumwa bwa WhatsApp buza muri notification private bugahita bugaragara kuri screen yawe. Jya muri setting notification, hanyuma uhita ukanda ahantu handitse ngo show private, ubundi ugahita ubihagarika. Ubu noneho nta muntu uzongera kureba ubutumwa bwawe kuri screen ya telefone yawe cyangwa se utamufunguriye uburenganzira. Urumva niba wataninze off kuri notification za kwa kundi umuntu ubona uri kuri chat cyangwa se ufunguye telefone yawe cyangwa se ufunguye network, ugasanga notification zise ziza ari nyinshi, umuntu ashobora guhita abona ubutumwa bakoherereje ako kanya. Ariko nuko urabona uburyo bwo kuba wataninga off zino notification, nta muntu uzongera kuba yabona uko asoma ubutumwa bwawe. Uburyo bwa gatanu nibwo tunagiye gusozerezaho, ni ugushyiramo secure WhatsApp cyangwa se secure WhatsApp Vision. Ubu buryo bwa gatanu ni uburyo bwizewe cyane ushobora kuba wakoresha. Hari modes nka ChatGPT, Frame WhatsApp n'izindi applications zitandukanye ushobora kuba wazifite izi features ushobora kuba wakoresha zo guhisha amachat yawe, gushyiraho code cyangwa se password kuri chat zawe imwe n'imwe, ndetse no guhisha status za muri online. Ariko ubanze umenye ko izi modes cyangwa se izi features zishobora kugira risk iyo gufatwa nka account igihe utazi aho uzikuye. Niba ukoresheje jya uyikura ahantu hizewe cyangwa se ahantu heza. Iyi features ya gatanu niyo mpamvu ugomba kuba wayitondera. Niba ugiye gukoresha application nkubwiye nka chat WhatsApp, Frame WhatsApp n'izindi application zo kuba washyiraho code mbere yuko uja muri chat zawe, ubanza umenye izari zubanze, numara kuzimenya ubashe kuba wazikoresha. Ariko ubanze umenye ko izi features zizewe mbere yuko uyikoresha. Ubwo nibwo buryo nari nabahitiyemo rero. So rero ndashimira ko umuntu wambajije kino kibazo uburyo WhatsApp yashobora kuba yarindira umutekano. Nkamwe w'abasore cyangwa se namwe nk'umwe, uburyo ushobora kuba warinda umutekano iyi WhatsApp yawe nizere kubyumvisha. Bakobwa rero, amabanga 5 yo guhisha ubutumwa bwa WhatsApp uburyo nta muntu n'umwe uzongera kubona keretse wowe ubwawe. Niba hari irindi banga uzi, twandikire hasi muri comment. Ntucikwe like na share na subscribe kugira ngo tuzagira video nini igucika. Dushimire uyu muntu wambajije kino kibazo, mwese nkabona kubasubiza hamwe uburyo ushobora kuba warinda telefone yawe umutekano ku buryo bwizewe. Murakoze rero, kadone mu zindi video. Ntucikwe n'indi video ndi kubategurira. Hasta la vista.